Tugiye kuvuga ku kintu gifite ububasha kurusha ubutegetsi, urukundo n'Imana ubwayo mu mitima ya benshi. Ifaranga, icyaremye abami kikanasenya ingoma. Kuva isi yabaho nta kintu kigiye kikoma mu nkokora nk'ifaranga. Ariko se niki kihishe inyuma y'iri banga? Ifaranga ni kimwe mu bintu byaremye isi nshya mu isi. None reka tuganire, ese ni impano cyangwa ni umuvumo? Uru ni uruhererekane rw'ibiganiro byinshi tuzarivugaho kugira ngo abantu babashe kurisobanukirwa neza, abarizi barusheho kurimenya, abatarizi kandi barisobanukirwe. Muraho neza, General Defa agiye kutuganiriza ku nsanganyamatsiko komeye cyane. Insanganyamatsiko y'ikintu twese dukunda mu buzima, kidutunze, ikintu iyo udafite rwose nawe wumva utanezerewe. Icyo kintu mvuga ni amafaranga. Amafaranga twese turayazi, ariko buri wese ayamenya ukwe. Uroho kw'inshuro tugiye kuganira n'umusaza Defa, arakuze aradukuriza byinshi, aratuganiriza, tugira inama, turebe ku byiza byayo, turebe ku bibi byayo, hari ibyo atagura, hari ibyo agura. Ntabatindiye rero, reka tumutege amatwi umusaza Defa aduha ikiganiro cyiza dutegereje uyu munsi. Urakoze cyane. Amafaranga se waya none ndasetse vugo nanjye. Iyi nsanganyamatsiko hari abantu benshi cyane izatungura. Hari umuririmbyi waririmbye aratuka ngo amafaranga ni amabyi ya shitani. Bongo ni ukubeshya. Amafaranga musema kweli. Ifaranga ni musema kweli. Aba hano baravuga ngo dinheiro fara dujiringwash. Dinheiro bavuga indimi zose. Bavase mu Giportugal. Mu Giportugal ngo dinheiro fara dujiringwash. Bavuga indimi zose. Avuga igishirwa, avuga icyara, bavuga kibure nanjye ndaje ngiye icyo Giportugal. Uko bivuga nanjye niko mbyemera. Ifaranga rivuga indimi zose. Uko nukuri. Ifaranga nabajye babitubeshye ngo namabyi ya shitani. Ntago ari byo. Ariko ifaranga ni musema kweli. Amafaranga umwana w'uruhinja y'umupfundi bakishije igiceri ntakirekura. Uzabigerageze. Ndi umugabo wo kubihamya kuko wanjye ndi mwatsi inoti nkamuha irupapuro ndimwakirana. Ifaranga nimbwa yirigezeho ugomba kubirireba. Ifaranga riteye ubwoba. Ifaranga niryo ritegeka iyi si. Ifaranga niryo ritegeka ubuzima bwacu. Amafaranga ateye ubwoba. Noneho atugirira umumaro. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, adufasha kutuvana mu bukene. Amafaranga adufasha kubona ibyo dukeneye. Ariko amafaranga niyo atuzanira n'urupfu. Atuzanira urupfu. Murumva ko amafaranga ni meza kandi ni namabi. Ariko amafaranga ni meza, ntabwo twayanga. Kuko icyo ukeneye kugura ku isi, ufite amafaranga urakibona. Iyo utekereje kuvuga ngo ndashaka kujya i Buraya, uturutse muri Afurika, niho guha kuri buji indege irakuguruka ndikagugeza mu Buraya. Isi yose turayizunguruka kubera ko dufite amafaranga twishyuye. Ugura visa, ukagura pasiporo, ukishyura indege. Indege igahaguruka ikagurukana mu kirere ikakujyana aho ushaka. Ayo ni amafaranga ari kubikora. Ariko ntabwo amafaranga hari ibyo atagura. Iyo ugeze kwa muganga bakagushyiramo termometre, bakakubwira ngo uyu muntu asigaje igihe gitoya ngo ave mu mubiri. Nubwo watanga miliyari z'amadolari, z'amamedikashe, amafaranga akomeye yose yo ku isi, ntushobora kugarura uwo muntu muganga yamaze kubona ko ikipimo kiri kubwira ko umuntu yageze muri koma. Aya mafaranga ni meza, ariko hari ibyo atashobora kugura. Ntagura ubugingo. Umunsi wagezeho gupfa, ifaranga riragenda rigaceceka rikihisha. Nta gaciro rigira. Ntaguciye muri uvuga, hari abantu bavuga bati se ubundi n'umundi ko tuzayasiga tuyirukaho kugira ngo bigende bite. Tugomba kwirukangaho kugira ngo dutunge mu gihe turiho. Tugomba kwirukangaho tukashaka tudahemukiranye. Hari abashaka mu buryo bwiza, hari n'abashaka mu buryo bubi. Abashaka mu buryo bibi urayashaka uzayabona pe, ariko uzayasiga mu isi abandi bayasigare bayishimiramo. Kuko nubwo wayabona abakire barapfa, ntabwo ndabona bashize ibandari zinote munsi mu isanduku aho aryamye ngo bashyire ibandari batijyana yangaya basi nawe wararuhiye genda ujye kuyarya. Ntawe ujye yajyana, arayasiga yose akayasigira abandi bakayarya bakayakoresha. Ubwo rero amafaranga ntabwo anteranya n'umuvandimwe, ntakwiye kuguteranya n'umuvandimwe. Yashake mu buryo bwiza uyabone, numara kuyabona uyakoresha ibintu byiza bigufitiye umumaro, abantu bazasigara bakwibukiraho mu gihe utazaba ukiri mu buzima. Nanone nk'uko mwari muvuze ngo ntawe uyajyana, niyo yasize ariko agira akamaro abusize. Icyo ntabwo umuntu yakwanga kuyashaka kubera ko atazagera nk'uko abantu benshi babivuga. Ababivuga twe tubita abanebwe. Bavuga ati se ubundi ndavunikira iki n'ubundi ko nta myaka 100. Ariko nanone niyo ugiye harabusiga.
ikigaragara nuko umuntu ufite amafaranga benshi babaza agaciro kayo baba bizi. Umuntu amaze kuyakorera, hari umukirenzi wari ufite amafaranga agiye gupfa arababwira ati bya bifaranga byose mwari muzi byose mbise muri banki, umuryango uzabisigarane. Arangije aravuga ati mungore isanduka mwitobore amaboko yanjye mwashyire hanze abantu babone ko ntayo njyanye, nta n'igiceri cy'atana ajyana, ntaho ayajyana. Ngayo nguko ibyo twavuze uyu munsi n'uyu musaza, ibiganiro byose tugiranye ni intangiriro y'urugendo rurerure. Wakwibaza uti ibi se hari igihe tutabyumvise? Mwarabyumvishe cyane rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba warabyumvishije kenshi, ariko wasanga igihe cyawe ari iki ngo ubyiteho ubiha agaciro bikwiriye. Hari byinshi tutavuze, nibyo tugiye kuzakomeza kuvugaho mu ma episode azakurikira kino kiganiro. Tuzahishura ibanga rinini ry'ubwiru bw'amafaranga. Niba wumvise hari icyo byaguteye gutekereza, fata akanya usiga igitekerezo cyawe. Niba kandi wumva ubishaka, kanda kuri subscribe kugira ngo tuzabe turi kumwe kugeza igihe tuzamenyera ukuri kw'amafaranga. I wish I knew